niwo mwihariko wanjye ibintu bijyanye n'imibare. Umusore yahise amubwira nimero ye, uzahamagare kuri 078. Nimero ya telefone yahise njya mu mutwe nka tatu igumamo, sinayibagirwa, sinzi niyo nasaza. Namaze iminsi 3 ntaramuhamagara cyangwa umwandikire. Ku munsi wa 4 ndamwandikira, dutangira kujya twandikirana. None njye n'uwo musore twandikirana nka message 30 cyangwa zirenga ku munsi. Iyo amamagaye rero ndi kumwe na Bruce, nagiraga ubwoba. Niyo mpamvu nafashe nimero y'uwo musore nyisevingaho mama, kugira ngo umugabo wanjye nazajya abona nimero imamagaye yanditseho mama ntakajya yitaba, ajya yita yima. Urabizi biro bigoye kugira ngo umugabo wanjye atanyeka. Mama, umugabo wanjye namubeshye ko mama arwaye ng'impyiko bashaka kuyihindura, niyo mpamvu mama asigaye amamagara cyane. Umusore yarumiwe. Bino bintu biri kunsaza Roy. Urabizi umugabo wanjye Bruce ndamukunda, ariko nanone mba negereje telefone y'uriya musore ku radio kanerefone. Ibaza ubwo busobanuro, ariko niko abagore bose ubundi bakubwira, abenshi bo muri Espagne, pana bo mu Rwanda. Bo mu Rwanda simbazi, hano turi muri Espagne. Umugore akubwira ngo umugabo wanjye ndamukunda, simba cyane no gutandukana nawe. Atariko mba numva negereje aka message kuri ya musore kamamagara, ku buryo uwo musore yatamamagaye mu mutwe ubusanga ndi kwitekerereza utumessage aherutse kunyandikira nkomeza ndutekereza, kuko mba naradushize ku ndiba y'umutima wanjye. Uyu yaramubajije ngo kuko umugabo wawe Bruce uramukunda? Yego umugabo wanjye ndamukunda rwose, niko bose bakubwira ngo umugabo wanjye ndamukunda, ntuzanansenyere. Uriya musore Claudio ntabwo turongera guhura usibye iryo joro rimwe twaryamanye, ubundi turandikirana gusa. Iki ibyo rero nibyo bibi cyane. Umva, gutekereza ko uguhora utegereje ko umuntu akwandikira w'umusore nibyo bibi cyane kurusha kuba mwarasambanye. Ndagira ngo umva amagambo umugabo mugenzuye, umugabo wundi yamubwiye ngo kuba buri munsi uba wicaye nk'umugore wubatse utegereze message y'undi musore wo mu gasozi ngakwandikire, nibyo bibi kurusha ko waba wararyamanye n'uwo musore. Joder, que eso es algo que más o menos nos ha pasado a todos. Umva Keira, twese dushobora gucika ukaryamana n'umuntu bigutunguye, ugahura n'umuntu mukaryamana ariko bikarangirira aho ntimuzongere kubonana. Ibyo bibaho. La vida ha cambiado la vida, ¿sabes? Ati twese ibyo bitubaho, ushobora gucika ukaryamana n'umuntu muhuye bwa mbere ariko ukahita umwibagirwa ntuzongere no kumutekereza. Que estar esperando todo el rato que suene. Ariko nkawe waryamanye n'umusore rimwe, ukaba umara umunsi wose ngo utegereje telefone y'uwo musore ikaguhamagara, wumva wabuze amahoro utegereje aka message ke. Que sea él releyendo mensajes, evocándome. Ukajya usubiza mu mutwe ukongera ugasoma message yakwandikiye z'uburyo ngakwiyumvamo. Ibyo ni ibintu bibi cyane.